Reka tubahe ikaze abadukurikiye kuri Gentil TV ndetse no kuri Zaburi yanjye, tukaba turi uyu munsi nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro tukora ubusesenguzi. Mpaye ikaze mugenzi wanjye Manzi, uraho? Gentil, uraho neza? Amakuru ki? Urakoze cyane ku mikaze, meze neza, ndashima Imana. Ariko iminsi yaribaye myinshi. Ariko abakunzi bacu batwihanganira kubera ko arakantu tekinike twari turi gukemura, ariko byaciyemo neza. Muri studio ntabwo byari bimeze neza. Ariko ndagira ngo mbanze nsuhuze abantu bose, cyane cyane abari mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali. Yes, duherehe, reka tubasuhuze kuko muri ingirakamaro, ni mwebwe tubereye hano, ahubwo duhere mu majyepfo, duhere mu majyaruguru. Urangiye nshatse nahera Iburasirazuba, muraho neza. Reka dusuhuze abantu bari mu majyaruguru. Mumeze mute? Abantu bari mu majyepfo muhabwe umugisha. Iyo tuvuze abantu bari Iburengerazuba, twibuka abantu bari hariya za Rubavu, turabasuhuje cyane, na za Rutsiro. Mukomere mugubwe neza abantu muri mu ntara y'umujyi wa Kigali. Umwami Yesu abane namwe, kandi dukomeje kwifuriza amahoro meza. Tubashimiye ko mudukurikira. Ngewe rero muri kumwe muri aka kanya ni Gentil ndetse na mugenzi wanjye na Manzi, tubana buri munsi mu biganiro bigenda bivuga kuri gospel. Mumaze kubitumenyeramo, ariyo mpamvu tujya tubasaba kugira ngo mwamamaze munyujije ku kiganiro cyacu. Yego. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero, mbere yuko dutangira insanganyamatsiko yacu, reka n'ubundi dutangire dusenga nk'ibisanzwe. Turagushimye Imana, ugira neza bugacya bukira. Imana y'ukuri, waraturinze, twabonye ukuboko kwawe, uraturengera, tubona amahoro yawe, urinda abadukurikira, tubona uturinda bugacya bukira. Twongeye kugaruka muri studio y'amahoro. Reka uyu munsi wigaragaze nk'Imana, icyubahiro ni icyaha, kandi uduhe ubwenge n'ubushishozi kugira ngo tubashe kuvuga ibigira akamaro abanyarwanda ndetse n'abatuye isi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Manzi, ngo bimeze bite rero? Iminsi myinshi cyane. Ariko warabyibushye. Ndi gukora umubiri. Ko none waje wambaye neza. No gukora umubiri. Yes, ni Yesu ugira neza. Nagira ngo tuvuge ku bintu twatekerejeho mu minsi yashize, nyuma y'ibindi biganiro twagiye tugira. Uyu munsi twaje kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuhamya. Ubuhamya butandukanye ugenda ubona abantu benshi cyane bagenda nkuko twari turimo tubivuga. Twari dushatse kubabwira yuko tugiye kuvuga uyu munsi ku bintu bijyanye n'ubuhamya butambuka ku ma YouTube. Yes, nibyo tugiye kuvugaho kubera ko usanga abantu benshi baza gutanga ubuhamya hano kuri YouTube, ku macana agiye atandukanye, mujya mubibona. Kenshi cyane baba bashaka ngo gutwika. Yego. Ugasanga umuntu araje ngo ngewe ngo narasambanye. Oya Gentil, wenda wijyaho ngaho. Ahubwo garuka dufate ku ruhande rw'abantu bakuru. Nubwo n'ubundi nibona nashaka kwinjira ku bantu bubatse. Yego. Wenda nabo urubyiruko baraza bagasebanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko noneho uyu munsi reka tuvuge ku bantu bakuru, abantu bubatse ingo, umugabo n'umugore. Yego. Ufite n'abana ariko. Yego. Tubigerekeho. Afite n'abana. Akajya kuri YouTube, we agatangaza ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo kera cyane. Nahoze nganira n'umutipe umwe, wenda tutihuse. Tiki rero. Uwo mutipe yari arimo ambwira buryo ki yabaye mu bintu nakwita by'uburaya. Uburaya. Tipe cyangwa umutipete? Ni umusore, reka mbivuge neza. Uwo musore yabaye mu buraya, biramurenga, arenga uburaya, agera mu butinganyi n'ibindi. Noneho we akajya atanga ubuhamya avuga uburyo ki yari umutinganyi, yari umusambanyi. Bivuze ko yaje gukizwa noneho? Yarakijije. Yabivuyemo? Ubu ngubu ni oji. Ni umukristu original. Yari umutinganyi wa nyawe? Wa nyawe. Arabyihamiza. Ntabwo nshaka kubivugaho kuko mu byo twasezeranye nabyo birimo. Ni ukuvuga ngo impamvu twabivuzeho ni uko mu gihe umuntu aba agezemo, ntabwo aba ari igihe cyo kugira ngo umuntu atanga ubuhamya nk'ubwo. Kuko cyane ko mu YouTube ibi biganiro bihoraho. Yego. Niba utanze ubuhamya nk'umugabo cyangwa se umugore ufite umuryango, yego, ubwo buhamya banza urebe ngo ubu buhamya buramara iki sosiyete. Kubera ko Gentil, twumvikana hano gatoya, mbere yuko ufata decision, baba babigusabye, yaba ari wowe wabyitumye, wowe udukurikiye, mbere yuko ufata umwanzuro ukavuga ngo ngiye kuri kamera, sibyo? Benshi mubikora mutanabizi, urumva mutazi ko biri bugera ahantu kure.
mukaza mukavuga n'ibitagakwiye kuvugwa kuri kamera, yego, ugasanga ejo n'ejo bundi bigize ingaruka ku miryango yanyu, bigize ingaruka ku bana banyu. Nawe se Gentil mbwira, nibyo navugaga, niba uri umubyeyi ugiye gutanga ubuhamya, banza urebe ngo ubuhamya ngiye gutanga buramara iki sosiyete, buramara iki abakristo, buramara iki abana banjye, ese ababyeyi banjye bo birabagiraho izihe ngaruka, ese ejo n'ejo bundi nibabona ngo ngewe n'umugabo wanjye ngo mu gihe twabanaga byagendaga, niyo mpamvu ingo z'uyu munsi zirimo kugenda zisenyuka, kandi bamwe na bamwe baranakabya bashyeshereza kugira ngo impamvu bakabya babishyiramo ibyo nakwita ibirungo, kuko ntago ariko biba bimeze, ahubwo hazamo ibintu byo kubeshya kugira ngo bazane agatwiko, kugira ngo abari we yumvikane kurenza, n'izo sabu zibe nyinshi, n'izo like zibe nyinshi, na share nk'uko baba bazishaka. Wenda uyu ntabwo yubatse, niba nubatse ariko ntabwo biri muri iyo sanse. Turagaruka kuri Hategekimana ndakeka, werutse gutabwa muri yombi nyuma yuko yigambye ko yanyoye amaraso ya Theogene Pasiteri, nk'uko yabivuze. Yaravuze ati ngewe nashakaga kwamamara, ariko abantu twabibonye ku ikubitiro. Ubu ngubu ingaruka zirihe? Ingaruka ziri kuri nde? Ntabwo ziri kuri Hategekimana, niba zimuriho kubera ibyo yavuze, bari kwicuza ibyo yavuze. Ntabwo ari kwicuza, mufata umwanzuro muza ngo kuri kamera, uraza kuri kamera, ariko nshimye leta yacu y'u Rwanda, asante sana cyane abakozi bakorera urwego rw'ubugenzacyaha RIB, barimo baragenda badufasha kugira ngo dukemure ibibazo rwose. Niba umuntu agiye ubu noneho bageze mu ndirimbo zidasobanutse, mu bahanzi baririmba ibintu bidasobanutse, hakurya aho ngaho muri Sekira, ntabwo nshaka kumuvugaho kuko ibigambo nagerageje kumva iriya ndirimbo n'abana, ariko nk'ubu ngubu umuntu wamwibarutse ari kuvuga iki? Yumvisha ibi bintu, ese abana azabyara nibabona iyi ndirimbo bazavuga ngo iki? Reka nongere ngaruke mvuga ngo Imana irengera abanyarwanda, irengera abatuye isi. Niba dushaka guhitinga kumenyekana, ese twabuze icyiza tumenyekanaho ku buryo njya gutanga ubuhamya ngewe ngo umugabo wanjye ngo yakoze ibi oya, ku buryo ahubwo noneho sibye no kuvuga ngo mbere yuko tugaruka ubundi twavuze ko uyu munsi turavuga ku buhamya butandukanye mu ngo mu kigo, ariko ni ukuri mw'abantu mwe, ni byiza ushobora kuduha ubuhamya bukadufasha, ushobora kutubwira nyine ubuzima wanyuze, bishobora no gutuma twebwe duhitinga tukazamura chano yacu, yego, ariko se koko bigusigiye iki? Bizakumara uvuye kuri iyi si kugeza tugushyingura, uzaba ubwo buhamya bwawe buzawe. Hari abantu nashaka kuvuga amazina kuri ekara, ariko nabo barizi, abantu bagiye batanga ubuhamya. Hari umukozi w'Imana twajyaga tubana mu biganiro, ngiye kumva numva baravuze ngo umugabo wagiye kuri YouTube aravuze ngo buriya mugore ngo rwo ngo avuga ijambo ry'Imana ngo bimeze gutya na gutya, bukeye umugore nawe aragaruka aramusubiza, ese muri guhanganira kuri YouTube byagenze gute? Muri guhangana ntago nshaka kubisobanura kubera ko Gentil wenda ndumva udashaka kumena amabanga menshi, ariko tubabarire muri makeya. Ikintu umva manzi, ikintu turi gukora muri iyi minsi, uvuga amazina, ariko yavugaga ngo uburyo cy'umugabo we ngo yikinishaga, umugabo we yavuga ko umugore yikinishaga, avuga ko umugore ajya kwigisha ari indaya, ajya kuyobya nk'ibyo ngibyo babana. Zakavuga ngo ari ikinisha ibyo bintu noneho wibivuga ahubwo byiyorera, birakomeza bizamo zagarazagara, baterana amagambo. Ubwo ni ubuhamya bumwe. Tubona ubuhamya bw'abantu bandi bagiye bavuga buryo ki abagabo babo benshi n'abasenye ingo. Muri aba bavuga butumwa mubona bashaka guhitinga, abenshi 80% basenye. Ako se Gentil wenda undusha, ufite experience kundusha. Iki kibazo kinsubiza n'abadukurikiye bumvireho. Ni iki gituma sibyo abashakanye mu gihe batandukanye koko bavugana amabi? Uretse gato, urumva umwe aca hano agahura na mwene data na kamera akayimukubita, ati yawe data we, ati umugabo gutya, umugabo nawe yabibona nawe akajya gushaka indi yarubiye. Undi umugore urumva yatangiye agaragaza ko ari inzira karengane yarembye, ariko uretse gatoya ibyo bintu uri kwinjiramo nawe nshaka kubivugaho cyane, kubera ko uyu munsi ndagira ngo abantu badukurikiye ajya afata icyemezo cyo kujya gutanga ubuhamya ku ma YouTube yabitekerejeho neza, avuga ati ibi bintu biragira akamaro abanyarwanda cyangwa se n'umuryango wawe. Umugore aza hano kuri kamera
akatubwira uburyo yababaye, umugabo yamwemukiye yenda noneho umugore ukumva ko umugore yararenganye, ukumva yararenganye, bwacya mu gitondo umugabo akaza, umugabo ati uwo mugore yababeshye, ati dore ibi n'ibi ahubwo uko byagenze, ugasanga noneho wa mugabo nawe ni inzirakarengane. Ngewe bintera urujijo, nkareba uburyo ki Satani iri gukora muri iyi minsi. Satani yahinduye amayeri, Satani yahinduye umuvuno, niko navuga. Nuko ngo Satani mbere yakoreraga mu bantu badasenga, ariko biragukorera mu bantu babitwa ngo barasenga. Nese ntacyo twabikoraho, ni ukubabwiza ukuri, kubwiza ukuri abantu badukurikiye, tubabwije ukuri, cyane cyane abakozi b'Imana. Niba ujya kuri YouTube ukajya kuvuga ngo umugabo wanjye yagize gutya, ngo umugore wanjye yagize gutya, wagiye ukavuga ijambo ry'Imana. Usibye no kwera imbuto se nk'umuntu ukiri umukirisitu, wenda tureke kwera imbuto, kandi n'ubundi wari utegetswe kuzera nk'umuntu wihamiriza ko uri umukirisitu, ariko reka tureke n'imbuto wera, sibyo? Ahubwo no kuri sosiyete cyangwa umuryango nyarwanda cyangwa n'ibindi, twavuye mu mbuto wera nk'umuntu uvuga ko uri umukirisitu wihamiriza, imbuto wera muri sosiyete zo uza gusebya umuntu uvuga ibitarabaye ngo kugira ngo ntabwo nzi niba ari bwo butumwa baba bafite, kuko umuntu atangira gusoma ati dusome muri Yohana ibice 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo kinege ngo kugira ngo wizera satarimbuka, agahita arekeraho, bamara kurangiza agahita ati bungereyo mubona ni umumama w'abana 5, ati ndabayeho mu buzima bupfundikanye, umugabo yarantaye, akajya kwisambanira, akagira gute, kandi yasomye Yohana 3:16. Muri make ukaza gushaka ahantu Yohana azagaruka ukahabura, we akajya kuvuga ubuzima bwe bwo mu rugo. Muri make yagiye kumena amabanga y'urugo, bavuga kwera ariko kutabagaragara, nuko ngo muri ngo bazagenda bagaragaza iminwa yabo yuko ari abere, nyamara muri bo barashize, biyambika uruhu rw'intama, imbere ari amasega ryana. Bariya bavuga butumwa mubona baza bavuga ubuhamya bwabo. Please Banyarwanda batuye isi mwese muduteze amatwi, mudukurikiye none ahangaha, ndagira ngo mubabwire yuko mube maso, mube maso. Ariko reka nkubwire, ntabwo tuvuze ko mutubabarire, n'ukuri turabingiye. Oya, niba tubavugiye ibintu ntimudutera amabuye. Icyo dushatse kuvuga ni ukuvuga ngo wijya kuvuga amabi yawe, wavuze ameza yawe, kandi niyo wavuga amabi yawe erega ameza bahari. Oya, uretse twumvikane kano kantu Janti, reba n'ingaruka. Oya, wimvugiramo ndi kuvuga ngewe ndabizi, nduvugira amasuri kivuge nawe gutanga kugira ngo uvuge nabi, sibyo? Nabyumvishe nyakubahwa. Ni ukuvuga ngo turi kuvuga ku bakristo cyane ko twe tutajya mu bindi, tuvuga inzira y'agakiza, inzira iri kuri Kristo Yesu. Wa mukirisitu we wihamiriza ko wakijijwe, yego. Niba ugiye gutanga ubuhamya, tanga ubuhamya bw'ibintu byo. Ako Janti, nitwirangagize ko hari n'ubundi, mutubabarire, ntabwo tuvuze ko hari abantu baza kuri YouTube batari mukuri, muba muri mukuri kenshi. Abo tuvuga niba abandi baza bashyikiriza bagira bati, hari indirimbo ya 50 mu gushimisha Imana ivuga ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiruhira barembeje n'ibindi bice byinshi abakristo bayize. Kubera icyo utagenda ukicara hahandi hawe ukererana n'Imana yawe ukayibwira amaganya yawe, urayibwira abantu ngo bagufashe iki, bahita bakugira igitaramo, bahita bagukwiza isi, bahita batangira, niko kantu gahita karyoha. Muri makeya uri kuryoshya inkuru, urimo gutesha abantu igihe uriyeyo kugira ngo bajye gukurikira ibibateza imbere, bajye gukurikira amanjwe yawe urimo kuvuga atari mazima. Ariko Janti, yego, ibi bintu ngo biri kuzamurwa, n'amakuru mfite, yego, n'udufaranga nyine kugira ngo utange ubwo buhamya kandi unashyiremo akantu k'uburyohe. Nabo tubagarukeho, tubagarukeho bagenzi bacu nabo barimo barahamagara abantu, bagenzi banjye barimo barangiza ubuhamya bwabo nabo. Niba wowe utumiye umuntu kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo cyangwa kuri YouTube, wimuha amafaranga, uyimwishyura ngo aze kubeshya abanyarwanda, uramwishyura ibiki? Niba ari iby'Imana yamukoreye yumva byafasha abandi, why not atabitangira ubuntu? Yaherewe ubuntu. Abavandimwe rero ntago mbacira urubanza, ntabwo tubateye amabuye, abantu babeshya. Ariko reka nkwereke,
sibyo. ejo bundi ndimo numva ubuhamya bw'umwana w'umusore arimo avuga ukuntu yagiye mu gihugu cya Kenya akajya gushaka ubuzima bikageraho bakamuroga, noneho uwo musore yari no kuza kutureba hano, ariko noneho uwo musore ndagira ngo nkubwire ngo yaragiye baramuroga bakajya barara bamuhingisha bamukoresha imibonano mpuzabitsina, ibintu nk'ibyo ngibyo byose byagize kwera uburozi. Yari kuza kuduhamya, ariko ubwo buhamya burasobanutse pa raporo ya bwa bundi, kuko n'ubuhamya buvuga inzira yanyuzemo kandi bushobora gufasha icy'abanyarwanda. Ikintu njye nabonye burafasha abasore kumva ko guhubukira kujya mu bihugu byo hanze bitari gutanga umusaruro, uri kumva naho wakora. Noneho we buhamya bwatanga buhita bugaragaza yuko iyo ugeze hanze ushobora guhura n'ingorane kandi ukabura uko witabara kuko ntabwo uri muri bene wanyu. Noneho rero ubwo nibwo buhamya buba bukenewe, bufasha abanyarwanda bakumva ibintu bizima. Tubwira uko mwigiraga ko mugenzi wanjye yababwiraga bigira bate ibyo dufasha iki ngo bikinira. Ako natereka nkwereka abantu babikuriremo isomo. Navugaga bagenzi bacu b'abanyamakuru, sibyo, nabateye amabuye banambabarire, uzumva kino kiganiro ntabwo ari kubatera amabuye, nitumye Imana rwose nibadufashe urugero rufatika. Mudufashe mwakira mbere yuko utera umuntu kamera, banza wumve ubutumwa, twe nibyo dukora twebwe kugira ngo tukwakire, turanza twumva ibintu ugiye guha abanyarwanda ni ibintu bwoko ki ku nyungu zawe ako kandi kubera ko reka nkwereke ureba uriya arya yitwa ura twavuga mu kanya arakuja Hategeka Imana Hategeka Imana, sibyo, azaburana ejo bundi. Babonye ko naribu yatumije nabara abanyamakuru nabo bazaburanirwa buriya, nega nabo bafite ikibazo, niko tutambutse ibintu udafite igihano bihungabanya sosiyete. urimo kuzamura umuntu mu makosa, nabo bazaburana, arumva. Ubwo wenda ntabwo twakabigarutse, ahubwo ngewe tugaruke hano, sibyo. Ubuhamya bwawe n'ubuhe? Ubuhamya ugiye guha abanyarwanda burafasha icy'abanyarwanda. Uwabiye gutanga ni icyo umuntu ari bukuremo cyamwubaka cyamukuraho yarakajye. Reka nkubwire, ndarakaye njya ndababaye. Oya wirakara, kuko kubona umuntu w'umukozi w'Imana iteze igitambaro neza ari hari arimo kuvuga buryo ki yaryamanaga n'abasore 20 ku munsi, biranyica. Reka nkwereke, waryamanye nabo wari ubishoboye mu gihe cyawe, wigumya kuza kwigisha abandi bategarugori n'abakobwa uburyo ki baryamana n'abantu 20. Gabanya umujinya, nkwereka, reka iki kiganiro tube tugipunguje kugira ngo dupange n'ibindi biganiro twateguye, ariko tusoze ugira abantu inama badukurikiye. Urakoze. Inama nge nagira abantu badukurikiye cyane cyane abantu batanga ubuhamya uje kuri kamera uje ku isi yose. Ndagira ngo mbabwire ngo banzu urebe ngo nje gutanga iki imbere y'abanyarwanda. Ese kirafasha iki sosiyete n'umuryango wanjye? Yego. Ese inyungu ku Mana zo ziri he? Ese biri gushimisha Imana? Wibuke ijambo rivuga ngo nimutankorera ibiti n'amabuye bizankorera cyane. Nukuri nimugumya kwitwara mutyo ibiti n'amabuye biratangira bikore, kandi twatangiye kubibona. Twatangiye kubibona cyane. Aho Imana ifata umuntu ukajya kubona ukabona ari kuyivugira. Ubundi rero Gentil, yego, wenda nuko twari turi gusoza, akundi ngewe iyo ndebye mbona imbuga nkoranyambaga zaraziye kugira ngo ubutumwa busakare ahantu hose, ubutumwa bwiza, ariko twebwe turi kubivangavanga. Ariko none tubitindeho kubera ko aho turi gukorera ni mu rugo rwa Satani. Yego. Hano Satani yarahagabe. Nene ngo yagabiwe isi. Yego. Yagabiwe isi, hari n'ikindi kiganiro nshaka kuzinjiramo nkareba ngo kiri gutuma ingo z'ikigeze ziri gusenyuka, ngo ugasanga ngo mu rugo ngo abadamu ngo bari kwishyira hejuru. Hari ukuntu nabyumvishijeho, tuzareba ukuntu tugisesengura turebe ese nibyo, ese ni iyihe mpamvu ibitera. Nshuti bakunzi bacu baduteze amatwi n'abadukurikiye, ndagira ngo mbabwire yuko ubuhamya bwawe ubuhamya buhimbaza Imana, ubuhamya buhindura umuryango nyarwanda, ubuhamya butuma abana bawe
bazakura bishimye cyane. bwe ko ubuhamya buzatuma abana bawe bakura bagenda bihishahisha ejo bundi nubwo ari umwana nabureba nawe azabona icyo yigiraho azabwigireho nubwo waba utakiriho avuga ati byibuza mama cyangwa papa bafite icyo bakoze yasize ubutumwa bwiza umusozi. Murakoze rero, reka tubashimire. Mwari kumwe nanjye Gentil ndetse nanjye Manzi, mwakoze cyane. Nimero ngizo ushaka kuduha comment ukaduha like kuri WhatsApp ukatwandikira, kuri WhatsApp watwandikira ukatubwira icyo wifuza. Niba wifuza kugira nawe uzatugezeho ikiganiro nabwo watubwira. Afite n'ubuhamya ariko atari nk'ubwo twavuze bwo gukabya, waduhamagara kuri iyo nimero tukagufasha, uzana tukabusangiza aba bantu badukurikiye, ubundi bakagira aho bava bakagera bitewe n'ubuhamya bw'ibyo Imana yakunyujijemo. Abanyarwanda dukeneye ibyiza, ntabwo dukeneye ibiducantege. Murakoze. Wadusengera none n'ubundi Imana ashimwa kuko uri Imana nziza. Wakoze kubana. Nyemerera imitima y'Abanyarwanda uyikomeze, ubahe ubwenge bwo kujya bavuga ibifite akamaro, abakomerekejwe n'ubuhamya butandukanye. Imana muri aka kanya basane, wongere ubagire abana bawe. Nyemerera imiryango yasenyutse ku bw'ubuhamya, wongere uyubake. Ubakoze kuko uri Imana nziza, kandi uzakerekeza iki kiganiro ndetse uzakomeze kubana n'aba bose bagumye kukireba, mu izina rya Yesu Kristo byabajemo. Amen. Amen. Ciao.